Uru ni rumwe mu nsengero zikomeye muri izi nsengero zibarirwa aha ngaha muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko kandi ni na rumwe muri za nsengero zagiye zifungwa na RGB nyuma y'uko RGB ibonye ko hari byinshi RGB yasabaga izi nsengero kuba zujuje kugira ngo zikomeze kwakira bamwe mu bakirisitu cyangwa abayoboke b'aya madini n'amatorero, cyane ko uru rusengero ngo rwari rufitiye abantu benshi cyane akamaro. Kuri uyu munsi rero bamwe mu bakirisitu baje kuba bateranira aha ngaha, ari iyo nka, ari abatwite, ari abonsa, ari n'abandi ubona ko bahetse abakiri batoya, bose bari bateraniye aha ngaha kuri uyu munsi wa none, nyuma y'uko nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame abashyiriyemo imiyaga kubw'amateka uru rusengero rufite, rukaba rwasengagamo cyangwa rwasengeragamo abatari bakeya. Kuri ubu ngubu rukaba rwagiye rufungurwa kubwo gushyirirwamo imiyaga nk'uko nari migarutseho haraguru. Byagenze ubundi uru rusengero ni urwahagana hehe? Niba witegereje neza, ngira ngo uru rusengero wese ubona idini rubarizwamo cyangwa se amatorero, reka mvuge itorero runaka, ntashatse kuvugira ahangaha oneya kuko ntago aba ari ngombwa ko tugenda tuvuga uko bimeze. Pfa kuba navuze urusengero runaka uba uhita umenya ngo ahangaha niho ngewe mbarizwa, ahangaha niho nakiriye agakiza bitewe n'imyemerere yawe. Ibi ngibi byose rero bikaba byabaye kuri uyu munsi, bikaba byakozwe kubw'ubufatanye n'izindi nzego ngiye kugenda nkubwira. Ubwo uze kunkundira tuze kugirana ku musozo w'iyi nkuru, uraza kugenda unamenya neza icyo bagiye bagendera ku buryo baje guhita bafungurira abangaba basengera ahangaha. Wasanga namwe batarafungurira ari mwe mutahiwe, ni nayo mpamvu ukwiye kugenda untega amatwi ukaza kugenda unamenya neza impamvu nyamukuru abangaba bafunguriwe. Kuri ubu ngubu bakaba bahise banishimira igikorwa cyaje gukorwa n'ubuyobozi. Reka mbwire nawe utarakora subscribe cyangwa se abone kubikora kugira ngo aya makuru tujye tuyabanamo buri uko bwije n'uko bukeye, kuko kubana nanjye ni umugisha ukomeye. Kubana nanjye nakubwira ko ari ibintu bigufasha mu byo ukora byose, kuko ahangaha niho ugenda ukura amakuru uba utigeze umenya kuva bwacya. Ni nayo mpamvu nkubwira ngo nkundira untega amatwi tuze kugerana ku musozo w'iyi nkuru byose nabikugejejeho. Ukomeza ubane nanjye uri kumva kuri izi mikoro, nkaba nitwa Sharire OG, umuhungu w'Imana. Ntabwo turi butinde, gahunda ni ya yindi, ni ukurasa ku ntego, ubundi tukagenda dukomeza n'inkuru cyangwa se n'inkuru nyamukuru ibinzanye kuri izi mikoro. Nakubwira ko mu minsi yashize aribwo RGB cyangwa se urwego rw'imiyoborere RGB, nyuma y'uko hagiye hatangazwa cyangwa se nyuma y'uko rusohoye amatangazo agiye atandukanye agaragariza abantu benshi, ubwo nimvuga abantu benshi wumve abayoboye amadini n'amatorero, aho bagendaga basabwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo ibyo bagombaga kuba bujuje, dore ko twagiye tubona ko hagiye haniyongeraho kiriya kintu twavuga ko ari nk'ikiguzi cyangwa se kiriya navuga ko ari nk'icyo bise ngo ni serivisi cyangwa se ari amafaranga bagiye baka abantu bashaka kuba bashinga itorero. Amafaranga ngira ngo bahise bavuga ko minimum byibuze atagomba kujya muri munsi ya 2 miliyo. Ubwo ni amafaranga agera kuri miliyoni 2, ubwo ni mu manyarwanda tuza kugira ngo ni amarundi cyangwa amagande n'amanyarwanda. Nshuti yanjye wowe unteze amatwi, niba wumva ushobora kuba ufite ubushobozi bwashinga itorero, nta gusabwa 2 miliyo gusa, ahubwo hari n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye byagiye bitangazwa n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB, aho bagiye basaba insengero cyangwa se zimwe mu nsengero kuba ba nyirazo cyangwa abaziyoboye, ubwo barimo abashumba, abapasiteri n'abandi twavuga ko bafite izindi nshingano ziba zigiye zitandukanye ahangaha, aho n'ubundi baba bafatanyije n'abo ngabo kuyobora cyangwa se kuba baba
ba bandi bahagarariye abakirisitu babo. Ngira ngo ni nayo mpamvu ibi ngibi byagiye bica intege bamwe bumvaga ko ahangaha ariho hasigaye bizinesi, aho abantu benshi bari barabigize bizinesi ku buryo wabonaga umuntu ari buguhanurire aguhanurire n'ibyo atabwiwe n'Imana, wowe ubwawe ugahita ubifata nk'aho bya bintu akubwiye ari byo ubihuje n'ubuzima wowe uri gucamo, bigatuma n'ubundi na twa tundi ufite utumuha nk'uburyo bw'ishimwe kubera ibyo aguhanuriye cyangwa se kubera ibya bindi akubwiye. Ngira ngo ibyo byose niba byaragiye bigarukwaho n'aba bayobozi nyuma y'uko baba baragiye babona ibiba bigenda bibera ku mbuga nkoranyambaga. Ngira ngo rega namwe ni mwebwe mwivamo mw'abantu mwe, ngo uri umuntu ukora ibitangaza ugiye no kubishyira ku karubanda, wari uzi neza ko muganga avura umuntu kandi mu bantu bagira akazi katoroshye, mu bantu bitanga n'abaganga barimo, kuki ataramuvurira mu isoko cyangwa ngo amuvurire hanze, cyangwa se ngo umusange ari kumuvurira ahantu umuntu wese ari kubona? Kuki amujyana mu cyumba cyabugenewe noneho akanakingaho imaje? Wowe rero ngo ukoze ibitangaza, ariko kandi ngo nutabikora kamera ihari ngo abantu bose babibone, uri umupfumu. N'abapfumu twagiye tubona ko harimo abapfumu twakwita ko ari nk'aba bandi ba ruburika, kuko twagiye tubona ko benshi bagenda banabeshya abantu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibyo byose rero ngira ngo leta y'u Rwanda ndanayishimira ko ibyo yagiye ibireba ikagenda ibikoraho ubugenzuzi bugiye butandukanye. Bamwe bagiye batabwa muri yombi, ngira ngo Sarongo muramuzi, ubwo nagarutse ku bapfumu. Sarongo yatawe muri yombi, ngira ngo n'icyaha cyaramuhamye rwose, imyaka yo 3 n'itanu niba mubyibuka neza, ngira ngo mwajya muri comment mukagenda mubimbwiraho neza. 3 yarayiriye n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni hagati ya 20 na 30. Imagine, ayo ni amafaranga n'ubundi navuga ko ari na make, kuko nkurikije ibikorwa yaramaje kugeraho ndetse n'amafaranga yagendaga akura mu baturage ababwira ati njyewe Sarongo nkora ibi n'ibi, ariko wajya kureba ugasanga bya bindi byose nibaringa. Ibyo byose ngira ngo mwagiye mubibona ku ma social media, aho Sarongo yagendaga agaragaza ko ari umunyabitangaza, nyamara ugasanga n'uburyo bwo kumuporomotinga. Amwe mu macano yagiye anamamaza bimwe muri ibyo ngibyo, ngira ngo yagiye anahabwa warning n'uwo twavuga ko ari umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, akaba yitwa Dogiteri Murangira Thierry, aho yagiye bigarukaho aburira abo ngabo bamamaza ibintu nk'ibyo babizi neza ko ari ibyabaringa. Ariko ntekereza ko kubera ko amafaranga ngo ariyo azatuma nyine ibyo ngibyo byose bidacikaho, ngo niyo atuma abo bose bakora ibyo ngibyo. Ariko ngira ngo n'izo nzego zirahari kugira ngo zigende zirenganura ba bandi baba bagiye babirenganiramo. Ni nayo mpamvu nagiye ngaruka nyine kuri izi nsengero, utaza kumva nageze mu bapfumu ukavuga ati isharire kutandukiriye, ukaba uvuye mu basenga ukaba ugiye mu bapfumura uko vipi. Nta kindi cyatumye njyayo, ni izi mpamvu zatumye insengero nyinshi ahangaha mu Rwanda zifungwa ku bwinshi. Zari zimaze kuba akajagari, uwumva ko afite amafaranga akavuga ati reka nshinge urusengero, byanze bikunze ndajya nkuramo aya n'aya. Ngira ngo n'ibigendanye n'imisoro byagiye byiyongera ku buryo ahanini urajya usanga nyine na wa muturage utura igiceri cy'icumi, leta igomba kubimenya ko yatuye igiceri cy'icumi. Ubwo bifite uko birajya bikorwamo. Nta wari uzi ko umuntu arajya ajya gukora ubukwe byose akabidekarara, bikaza kugaragara ko ibyabereye mu bukwe byose bifite bigomba kuvamo sheya igomba kujya muri leta cyangwa se mu igazeti. Reka tubireke kuvuga mu igazeti, ahubwo bigomba kujya byibuze mu misoro ibarirwa mu basora ahangaha muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. Bityo rero urusengero rwafunguwe kuri uyu munsi, reka bari rwo ngarukaho ndeke kujya mu bindi byose. Uru rusengero nakubwira ko rwafunguwe nyuma y'uko rugaragaje ko bimwe byose byasabwaga n'uru rwego rw'igihugu ngenzuramikorere RGB, nyuma y'uko nyine izi nsengero zimwe na zimwe zigiye zigaragaza ko ari byo zujuje, uru rwego rwajya gusura rugasanga hari ibikibura. Uru rwo rwose nakubwira ko Fineroma baje gusanga ibintu ari successful, utaza kumva ngo babashyiremo imiyaga
ubwo impamvu nakubwiye ngo na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, impamvu nakubwiye ngo yabigarutseho nuko nawe yagiye avuga ati n'abandi bafite insengero nk'izi ngizi bakagombye kuba babafatiraho urugero rwiza, bakavuga ati byibuze niba abangabo babashije gufungurirwa n'uru rwego, byanze bikunze natwe twakagombye kuzuza ibi n'ibi, cyane ko twagiye tubona ko bitagoye, cyane ko nakunze kukubwira nti bashyiriwemo imiyaga. Akaba ari niyo mpamvu bamwe mu bakristo bagiye bishima, ngira ngo umwe mu bakozi b'Imana, uwo nguwo ubona uri hirya gato ya madamu Scovia cyangwa mama Urwagasabo, ngira ngo nawe twari turi kumwe ahangaha, yakomeje avuga ko anezerewe kandi ashima inzego z'ubuyobozi, by'umwihariko akagenda anashimira na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, ukomeza kugenda abareberera muri rusange, aho n'ubundi byagaragaye ko urebye aho uru rusengero ruri kagombye kuba arufungurirwa, ariko kubera ko bagaragaje umuhate ndetse n'imbaraga nyinshi mu gushaka bya bindi byose byasabwaga na RGB, ngo bagiye babikora tape pari tape kandi mu buryo bwihuse. Ngo uwo muhate rero akaba ari nawo watumye babashyiriramo imiyaga, bityo ubwo namwe mugifite amadini n'amatorero afunze, mubishyiremo imbaraga, byibuze mugende mubigaragariza inzego zisaba ibyo byose, murebe ngo namwe ejo n'ejo bundi baraje babashyiremo imiyaga. Ubwo iyo mvuze gushyirirwamo imiyaga, muri bya bindi byose bisabwa, hari ukuntu ushobora gusanga nka 90% cyangwa 88% wabyujuje, ubwo 12% bahita bagushyiramo imiyaga. Ubwo reka nizere ko namwe mba mbarabuye, ubwo ibyo musabwa gukora mushyiremo imbaraga, mutarebye ngo n'ubundi twafungiwe turi benshi, reka tubigenze gake, mushyiremo imbaraga, leta irahari ku bwanyu. Reka njye rero mbashimire, mbabwire ngo tuze gusubira mu kuri yacu ari imbere, njye mvuga kuri mikoro, nitwa Sharire OG. Asante sana.